Reka twizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe twagarutse mu mwanya w'amakuru abagezwa mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Tugiye kugaruka ku bitaramo bihari ejo bundi ku itariki 14 n'abahanzi bazabiririmbamo. Bizaba ari umunsi wa Severant cyangwa se umunsi uzwi nk'umunsi w'abakundanye. Harimo abahanzi batandukanye mu gihe hirya no hino ku isi bazaba bari kwizihiza uyu munsi mukuru. Theben azaba ari gususurutsa abakundana mu gihugu cya Canada. Ni kuri uyu munsi wa Severant, bizaba ari ku itariki 14 ejo bundi. Ni nyuma yo gukorera igitaramo cy'amateka muri Beka Arena ku itariki ya mbere Mutarama 2025. Murabyibuka, theben ubu ategerejwe muri Canada aho azataramira mu mujyi wa Montreal ku itariki 14 Gashyantare 2025. Bizaba ari kuri Severant. Iki gitaramo kiri mu mijyi, ni kimwe mu bitaramo azakorera muri iriya mijyi ya kiriya gihugu cya Canada. Bizaba biri kuzenguruka muri Canada ibyo bitaramo bye. Ku itariki 15 Gashyantare azaba ataramira muri Ottawa mbere yo kubisoreza mu mujyi wa Toronto na Edmonton ku itariki 21 na 22 Gashyantare. Hanyuma tuvuye kuri theben uzaba uri muri Canada kuri ayo matariki, eazy nawe azaba ari gutaramira i Kampala, nawe ni kuri iriya tariki ya 14 ya Severant. Eazy ari mu bahanzi bagezweho cyane muri iyi minsi, murabizi. Mu gihe abandi bazaba bizihiza umunsi w'abakunda, nawe azaba ari Kampala ataramira abakunzi b'umuziki we bazaba basohokeye muri Nomada Bar and Grills. Hari ahantu n'ubwa kabiri agiyeyo. Uyu muhanzi azaba ataramira Kampala anapakira ibikapu bye kuko azaba ategerejwe mu Iburayi muri Sweden mu gitaramo azahuriramo na Spice Diana ku itariki ya 8 Werurwe. Undi muntu uzasusurutsa abantu hirya no hino ku munsi wa Severant n'umuhanzi Kidumu azaba ari gutaramira i Kigali. Kuri uriya munsi wahariwe abakundanye, Kidumu we yatumiwe mu gitaramo cyiswe Valentine Gala giteganyijwe kubera muri Camp Kigali kuri iriya tariki ya Severant ya 14. Uretse Kidumu watumiwe muri iki gitaramo, byitezwe ko kizanaririmbamo abandi bahanzi nka Ruti Joel, Aline Sano, nabo ngabo. Ni mu gihe kizacurangamo DJ Sonia na DJ Marno. Kandi ku bakunzi b'ibitaramo by'urwenya nabo batekerejweho kuri uriya munsi wa Severant. Abakunzi b'ibitaramo by'urwenya nabo batekerejweho kuri iriya tariki ya 14 kuko bateguriwe igitaramo kizahuriramo abanyarwenya batandukanye ba hano mu Rwanda. Kizabera muri Hilltop Hotel i Remera. Iki gitaramo gitezwe ko kizitabirwa n'abarimo Rusine, Babu Joy, Joshua, Prince wamamaye nka Uzagende, kuri moto na George. Ni ibintu bidasanzwe kuri uriya munsi. Ndumva abahanzi bazasusurutsa abantu batandukanye ku mpande zitandukanye. Kandi ikindi weekend, iriya weekend bizaba urukundo ruri kuvuza ubuhuha muri Karongi. Abakundana gutembera umunsi w'abakundanye, abakundana nyine bazifuza gutembera ahantu batembera heza muri Karongi. Uriya munsi w'abakundanye ni umwanya mwiza wo gutemberana nyine n'abakunzi babo i Karongi, cyane ko bateguriwe ibirori bizabera muri Chateau Malala. Uretse kuba abazahasohokera bazahabwa umwanya wo gutemberezwa iyi nyubako itangirirwa na benshi, ndetse
bayakiriramo hifashishijwe ubwato bugezweho, bazanatemberezwa mu mazi y'ikiyaga cya Kivu mu rwego rwo kurushaho kuryoherwa na weekend bise iy'urukundo. Kandi si ibyo gusa, abakundana basanzwe bikundira umuziki uzwi nk'igisopu nabo batekerejweho. Aba bateguriwe umugoroba uzabera hitwa Relax Garden iherereye mu murenge wa Kigali ahazwi nka Norvege. Uretse gususurutswa na band, bazagira n'umwanya wo gusangira no gusabana. Wow. Si ibyo gusa kandi abikundira n'imiziki ya kera ya karahanyuze nabo batekerejwe kuri iyi tariki. Harahari aho nabo bazaba bibereye bimvira utuziki twa karahanyuze. So reka twizere ko mumeze neza. Ayo niyo makuru yaragizweho kano kanya mu ruganda rw'imyidagaduro. Reka mbashimire kandi nizere ko muri gutegura Severant neza. Nizere ko muri gutegura impano muzaha abakunzi banyu naho muzasohokera. So guys, ayo niyo makuru yaragezweho kano kanya mu ruganda rw'imyidagaduro. Turabashimiye, naho mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho. Inkuru zacu zihoraho buri munsi. Murakoze.